akira n'abasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu. Mwese ndabakunda bene data, ari abo dusanganywe ari n'abashya, mwese ndabakiriye. Iyi televiziyo Christian televiziyo ni iyanyu. Imana ikomeze itugirire neza, turi kumwe rero. Reka rero tubanze dusabe umwuka wera akomeze n'ubundi ayobore, aba ari we utwigisha muri aka kanya. Reka dusenge. Mana data, turagushimye kubw'umwuka waduhaye, niwe udufasha, niwe utuyobora. Turagushimye urukundo rwawe rukomeye ko waduhaye umukiza, ukaduha umucunguzi ari we Yesu Kristo, waje kutubera umwami, atubera inshuti, atubera byose, atubera Imana, ikirutaho atugeza ku bugingo buhoraho. Turabigushimiye, ukomeze uduhe ibihe byiza byo gusenga. Mwuka aba ari ukomeza ayobore aya masengesho, izi nyigisho byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Nshuti zacu bavandimwe, reka dufatanye amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 22, turahera ku murongo wa 54 tugeze ku wa 62. Igitero twabonye ejo cyarakomeje, n'ubundi bakomeza gufata Yesu. Ejo twabonye ukuntu uwari uyoboye igitero cyaje gufata Yesu yari umwe mu bigishwa be, ari we Yuda. Uyu munsi rero tugiye kureba n'ubundi ukuntu icyo gitero cyakomeje, barimo bamukubita, bamubeshyera ibintu bibi. Turebe ukuntu byagenze. Nuko ngo baramufata, baramujyana, bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero aramukurikira arenga ahinguka. Petero yari umwe mu ntumwa za Yesu zakundaga Yesu cyane. Yari yaravuze ati, Yesu ati ntanagupfira, yarabimusezeranije. Ariko Yesu yaravugaga ati, ushobora kuzanyihakana. Yari yamubwiye ati, hagarara tuzarebe urwo rukundo. Ariko Petero we nyine yari yaramaramaje avuga ati, wa mwami wanjye we, ndagukunda rwose. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati, baricara. Petero nawe yicara hagati y'abo bantu bari bacanye umuriro. Umuja amubonye yicaye ahabona, aramwitegereza, aravuga ati, uyu nawe yari kumwe nawe. Aho bari bicaye, ntekereza ko yari mu gihe cy'imbeho, bacanye umuriro bota. Umuja waho ngaho aho bari Petero nawe aho yari yicaye aramwitegereza, areba Petero avuga ati, uyu Petero nawe yari ari muri bo, nawe ni umwe mu bigishwa ba Yesu, nawe ni inshuti ya Yesu. Uyu mureba amutegereza, aramumenya. Hashize umwanya muto, undi nawe aramubona, undi nawe abona Petero, aramubwira ati, nawe uri uwo muri bo. Uwo ni uwa kabiri, iyo ni inshuro ya kabiri. Ati, nawe uri uwo muri bo. Bamubonye. Ariko Petero aryumaho, araceceka. Reka turebe uko byagenze. Hashize umwanya nk'isaha imwe, undi nawe araza, arabivuga akomeje, avuga ati, n'ukuri n'uyu ari kumwe nabo, kuko ni n'umunyagalilaya. Inshuro eshatu zose. Kandi Yesu yaramubwiye ati, uzanyihakana inshuro eshatu, inkoko izabika ntutanyihakana inshuro eshatu. Petero aravuga ati, wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Urumva iryo jambo? Petero avuga ati, wa muntu, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya, inkoko irabika. Petero nuko yihakanye Yesu inshuro eshatu zose, kandi Yesu Kristo yari yarabimubwiye. Biraba. Umwami Yesu yari hafi aho, nubwo yari arimo kubitwa, nubwo arimo arenganywa bamuvugaho ibinyoma, ariko yumvaga ibyo biganiro. Yarabyumvaga, yari hafi aho ngaho. Aramwitegereza, ahindukira, areba Petero. Nuko Petero yibuka amagambo umwami Yesu yari yamubwiye. Ati, uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Inkoko itarabika, we Petero uri bunyihakane gatatu. Yesu yari yabibonye. Yesu yari Imana, yamenyaga byose. Yari yarebye umutima wa Petero. Nubwo Petero yakundaga Yesu, ariko yari yarebye umutima we. Wavuga uti, kuki yamwihakanye? Kandi yaramukundaga, yarasezeranye ati, ndagukunda ndetse nanagupfira. Aha twibaza iki kibazo, kubera iki byahindutse kuri Petero? Ibuka igihe Yesu Kristo bari hejuru ku musozi basenga. Yesu Kristo arimo gusenga, yaragiye abwira intumwa ze ati, nimukanguke, mwisinzira, dore tugiye guterwa, tugiye kujya mu bikomeye, nimukanguke musenge. Aha ngaha biragaragara ko
Petero atigeze asenga. Yagize intege nke cyane, Satani yinjiye muri we amuteza intege nke kuko atasenze. Iyo tudasenga tujya mu mubiri, tuba dukinguye urugi rwo kugira ngo Satani yinjire aze adushuke, aze aduteze intege nke. Gusenga ni ngombwa, gusenga kuri twebwe abakristo ni ngombwa. Uyu munsi wa none nagira ngo nawe nguhe ikibazo. Uyu munsi uri umukristo, ndi umukristo, ndi hano ndavuga ibya Yesu. Ese habaye igihe cyo kurenganywa umuntu akaza akambaza ati ese Jose ukunda Yesu? Nawe uri uwo muri wo? Niba umukunda turagufunga cyangwa turakwica. Habaye ikintu cyo kurenganywa, ese byagenda gute? Wowe ese byagenda gute? Ese wavuga uti reka da ashwi ntabwo ndi umukristo. Igihe nk'iki kiratwegereje, igihe cyo kurenganywa kiratwegereje. Yesu niyo mpamvu avuga ati nimusenge mutazagwa mu moshya, nimusenge mutazanyihakana, nimusenge mutazabura ubugingo. Ibyo bishobora kubaho n'uyu munsi wa none, ariko ibaze wowe uri hehe? Ese wasubiza iki? Ese nawe wamera nka Petero? Petero ngo akimara kumva inkoko ibitse yarabyibutse icyo yakoze, yarasohotse ngo ararira cyane. Ariko Imana ni nyambabazi. Yesu Kristo nyuma yaho yaje kumukoresha ibikomeye, yaje guhinduka umukozi w'Imana ukomeye. Bene data, icyo nshaka kuvuga uyu munsi wa none ni ukugira ngo natwe twisuzume cyane cyane mu byerekeranye no gusenga, kuko gusenga nibyo biduhesha imbaraga. Gusenga nibyo bituma tuguma ku cyo twiyemeje. Niba ukunda Yesu, uri umunyamasengesho, Imana iraguha imbaraga. Niba haboneka akarengane uravuga uti nimushaka munyice. Hari abo tuzi bemeye guhorwa Imana n'uyu munsi wa none, hari abahorwa Imana, hari abemera bagapfa bakanatwikwa. Nagiye mbona amafilime yabo. Kuko bahora imbere y'Imana, bahora mu masengesho. Harimo ibanga mu masengesho, harimo ibanga ry'imbaraga z'Imana, harimo ibanga ryo kugira ngo duhabwe imbaraga, tugume ku byo twiyemeje, tugume kuri commitment twiyemeje yo gukurikira Yesu, yo kwemera Yesu, yo kuba umukristo. Mwene data, reka tugume imbere y'Imana, reka twemere iki kintu cyo gusenga, kuko harimo imbaraga zikomeye cyane. Imana izaduha imbaraga, umwuka wera azaduha imbaraga. Mwibuke igihe ku munsi wa Pentekote, igihe wasohoraga, Petero yuzuye imbaraga z'Imana. Wa wundi wihakanye Yesu yuzuye imbaraga z'Imana. Imbaraga amaze kuzuzura arigisha, yuzuye umwuka wera. Abantu 3,000 umunsi umwe biyongera kubakizwa, biyongera kubizera. Nawe nanjye niko bizagenda. Ahubwo reka gusa tugume imbere y'Imana, twumvire ijambo ry'Imana, twumvire inama z'Umwami wacu Yesu Kristo avuga ati nimusenge mutagwa mu moshya. Reka iki cyumweru tugisenge kandi tuzakomeze duhabwe imbaraga muri iki cyumweru cya Holy Week, kugira ngo tutagira intege nkeya. Petero yagize intege nke kandi agira n'ubwoba. Iyo uri mu ntege nkeya, Satani aguteza ubwoba. Yaravuze ati reka da batanyicira nanjye, batanyikubitira. Kuko icyo gihe Yesu yari yatangiye gukubitwa, baramukubise cyane, bamuvusha amaraso ahantu hose. Tuzabona ukuntu bamwambitse n'ikamba ry'amahwa. Ni ibintu bibabaje cyane. Ngo bararimwambikaga bakarishikamiza mu mutwe, bakatsindagira mu mutwe akava amaraso. Cyo ni ikintu kibabaje cyane. Ibyo byose Petero yabirebaga atishwi, ati ntabwo ndi uwo muri bo. Ati uravuga iki? Urashaka kuvuga iki? yihakanye umukiza, yihakanye umwami we, kandi yavuga ati ndagukunda, nzanagupfira. Mwene data, uhagaze he? Uyu munsi wa none uriye? Ese ngiye Jose ubivuga ndihe? Iki ni ikibazo, ni challenge kuri twese abakristo. Twibazaho turi uyu munsi wa none. Tugiye gufata ibihe byo gusenga, dusabe imbaraga z'Imana kugira ngo dushikame mu byo twiyemeje, dushikame muri dufite commitment twiyemeje yo gukunda Yesu no kumukorera. Niyo habonekaho kurenganywa uvuga uti yes, nditeguye ndenganywe, ariko sinihakane Yesu kandi nzahonjya, nzajya mu ijuru. Barandenganya, niyo bakwica, niyo bagufunga, icyaha icyo ari cyo cyose, vuba cyane wabona Yesu kandi ukanezerwa ibihe byose. Reka twiyemeze, reka dukomeze. Izo mbaraga zo kugira ngo wiyemeze, izo mbaraga zo kugira ngo ukomeze urugendo ziraturuka mu gusenga.
natwe reka dufata igihe cyo gusenga n'abatindiye dusaba imbaraga z'Imana kugira ngo dukomeze urugendo, dukomeze icyo twiyemeje, niyo twarenganywa twe kwihakana Yesu Kristo, ahubwo dukomeze urugendo kandi tumuhamya tunezerewe dufite imbaraga z'Imana, nta uzazikura kiretse mu masengesho. Reka dusenge, niturangiza gusenga turakomerezaho dusabira n'abarwayi. Aho urwaye uhakore, dusenge. Yesu Kristo arahakiza, ni ukwizera. Urizera nanjye nizere, turi kumwe mu buryo bw'umwuka. Naho waba uri muri Amerika, naho waba uri muri Afurika, naho waba uri muri Australia, aho uri hose turi kumwe mu mwuka. Reka twizere, dufatanye babiri cyangwa batatu, hamwe Imana iri kumwe natwe, urakira kandi Imana iragufasha, irakugirira neza. Reka tubanze dusabe imbaraga z'Imana kugira ngo dushobore guhamya Yesu kandi dushobore kumubwira n'abandi, kandi dushobore no kumukurikira tudafite ubwoba, tudafite intege nke, ahubwo tumuhamye tudafite ubwoba, dufite imbaraga, dufite confidence, dufite ubutware, tumuhamye nta kitunyeganyega. Reka dusenge bene data. Mana Data, turagushimye iri banga ryo gusenga, ko gusenga rero tubonera imbaraga zo gutinyuka, tukaguhamya tunarenganywa, tukaguhamya mu bapagane, tukaguhamya no mu badufunga, no mu batwica baturenganya baduhora ubutumwa bwiza. Turasabye ngo utwuze umwuka wera, utwuze imbaraga, ijambo ryawe turivuge dushize amanga. Nta kindi kintu cyaduha gushira amanga keretse kuzura imbaraga z'Imana, keretse kuzura umwuka wera. Ndagusabye ngo turi kumwe kuri Pure Gold TV, aba turi kumwe mu buryo bw'umwuka, bafite intege nke nka Petero, bashobora kuba bakwihakana bigeze mu bikomeye. Ndasabye ngo twese uduhe imbaraga zawe. Turi abanyantege nke, turabyemera, turi abantu buntu, dushobora kukwihakana mu kanya gato, habonetse ibikomeye, habonetse kurenganywa, habonetse ikibazo runaka cyo kuvuga ngo uri umukristo bakagutunga urutoki ati niba uri we ubonye ishyano. Ndagusabye Mana kugira ngo twuze imbaraga zawe, twe gutinya guhamya, twe gutinya kuvugira. Urakoze ko byose ubikoze, byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Mana, turibuka abarwayi, ndibuka wampaye ibyifuzo umunsi w'ejo. Ndasabye bene data kugira ngo bakize uburwayi bafite, barabuzi. Ndakwinginze ngo bakize nifatanije nabo mu izina rya Yesu Kristo. Utugire neza, urwaye wese umukize, tuzabone buhamya nyuma y'iminsi 7. Ndagushimye kubikoze, ndagushimye kandi kugiye kutugirira neza. Reka umwuka wera agende mu ngingo hose. Izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga zo gukiza. Uko wari kirana munsi ni kukiri. Sabiye bene data bafite ububabare mu mubiri ngo bakize, byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amina. Bene data, twari kumwe, nshuti za Pure Gold TV, nshuti za Yesu, nshuti z'Imana, nshuti zanjye, ndagusabye kugira ngo aho ukomeze usenge, dukomeze dusabirane. Munyibuke nanjye bene data, mwamaye ibyifuzo ndabibuka, n'abatarabimpaye turi kumwe mu buryo bw'umwuka. Dukomeze dufatanye iki cyumweru cya Holy Week, kitubera icyumweru cy'umugisha, twibuka Pasika, dufatanya na Yesu imibabaro yagize, yarababajwe kubwawe nanjye. Tubyibuke maze tumukunde kurushaho kandi tumubwire n'abatamuzi. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Usenga Imana nayo zagusubiza ufite
ushika usenga Imana nayo nzagusubiza. Inkuru yo gusenga ni nziza cyane idusana Uwiteka. Abarwayi barakira, na dayimoni ugasoza irahunga. Ariko ugasenga utarambirwa igisubizo cy'Imana. Kurambirwa mu gusenga ni nko kurambika inkoro hasi isenga. Ufite ibibazo imbere mu mutima, wabuze amahoro kubw'ibibazo by'isi. Ndashaka kukurangira intsinzi nyayo, ujye usenga ushika usenga Imana nayo nzagusubiza. Ufite ibibazo imbere mu mutima, wabuze amahoro kubw'ibibazo by'isi. Ndashaka kukurangira intsinzi nyayo, ujye usenga ushika usenga Imana nayo nzagusubiza.